nubwo cyaba ari igihumbi arantama ndamuzira ndamwanga mukura mu nshuti zanjye nsibana nimero ye data twese we unsengere pe none ejo ndi nasibye na nimero yasiye unsengere pe reka mbwire pasite si nta umugore utari inyangamugayo azamvire mu buzima ritari kuzasigara n'ingenyine yo kujya ngenzana n'ibirara by'abagore nzi ngo ni abantu bazima hari abantu buzuye ubunyoni n'ubunyema n'ubukiye data we urayihaye kwibabaza ngo naravuze ngo naramuteranyije navuga ngo wamuretse ukitware ukagumana na Dodo ngo ndi gushaka kugumishanya na Dodo ngo sinshaka ko mubana rega aribabaza anabeshya nta na gahunda afite kubana nawe koko pasite koko nta na gahunda afite kubana nawe akibabaza akerekana ko ababajwe nuko nirirwa ngo musenyera nkubwira ngo usubirane na Dodo nta na gahunda afite ari gushaka kwirira amafaranga nkubwire sinzamubabarira pe pasite nta kintu kimwe uzankorera kihabaho kuri iyi sinzamubabarira azibane nzibana umuntu ukinisha umutima wundi akagutwara umwanya umwe akagutwara umwanya wawe akakubabaza yarakuririye n'amafaranga buriya njyewe nakundana n'abantu b'abagabo nakumaze umunsi turara tureba twirirwa tureba ariko mbizi ko ninanabivamo utazababara cyane kuko nta cyawe nariye urumva ni gake cyane ushobora kwemera n'igiceri cy'atanu cy'umuntu w'umugabo njyewe buriya nemeye ibyawe nkavuga ngo uyu mugabo ngiye gutangira kwemera ibintu by'ipasite ninkubwira ko umuntu w'umugabo yamuhaye ikintu nkacyakira ubwo uzamenye yuko uwo mugabo tuzabana usibye shitani yakwizanira ubwe ariko uzamenye ko ubwo tuzabana koko aba bagore tuzabagira gute abagore b'abatinda abagore b'ibisambo abagore barya utuntu tw'abagabo abagore babeshya abagabo inkundo shamana ndakwinginze wite buri wese ujya umuha ibihwanye n'ibyo yakoze pasita ntushobora kumva ukuntu mu buzima bwanjye bwose umugore wicaye akarya ifaranga ry'umugabo nubwo cyaba ari igihumbi arantama ndamuzira ndamwanga mukura mu nshuti zanjye nsibana nimero ye data twese we unsengere pe none ejo ndi nasibye na nimero yasiye unsengere pe reka mbwire pasite si nta umugore utari inyangamugayo azamvire mu buzima ritari kuzasigara n'ingenyine yo kujya ngenzana n'ibirara by'abagore nzi ngo ni abantu bazima hari abantu buzuye ubunyoni n'ubunyema n'ubukiye data we urayihaye kwibabaza ngo naravuze ngo naramuteranyije navuga ngo wamuretse ukitware ukagumana na Dodo ngo ndi gushaka kugumishanya na Dodo ngo sinshaka ko mubana rega aribabaza anabeshya nta na gahunda afite kubana nawe koko pasite koko nta na gahunda afite kubana nawe akibabaza akerekana ko ababajwe nuko nirirwa ngo musenyera nkubwira ngo usubirane na Dodo nta na gahunda afite ari gushaka kwirira amafaranga nkubwire sinzamubabarira pe pasite nta kintu kimwe uzankorera kihabaho kuri iyi sinzamubabarira azibane nzibana umuntu ukinisha umutima wundi akagutwara umwanya umwe akagutwara umwanya wawe akakubabaza yarakuririye n'amafaranga buriya njyewe nakundana n'abantu b'abagabo bayarwanira disi ngiye mbona ari ndiho mvuga ntimushyire ku ruhande nsanga barimo baratwanganya aho utuga bakora isosi ndavuga ndatangaye mu kintu n'amajanja y'inkoko kandi amajanja yanjye nta kintu yabafata amajanja reka nivugira imana mvuga imana bingana n'uko nayibona iki cyatumye imana igusigaza reka tubirebe mu byanditswe wisuzume abandi baracyagenziga ibaze kubana n'abantu kugikwa mwese muri abafundi na akunda kumufunda araheze muyere imana ikagutabara abantu ukajya ku rwego ugenda muri V8 abandi bakiri kubikwa watanze iki azira n'abaririmbye gute zaza ngo nicyo watanze mwana madamu cyatumye nindwa bigera nawe utamenye bagiye abasore beza bitondaga bamwe bari abagabo beza bitondaga baba mama beza bari bazi guhagarika imisatsi yabo amafuro bakayatereka neza bakambara ibikwembe bakaberwa dore uyu munsi n'ababyeyi bacyambara ibikwembe mbese bari bazi iby'ingo zabo bafite amabanga y'ingo batasohora ngo arenge na saro nako saro none arengereye arenga icyuma abantu bari bazi kubaka ingo zabo bazi iby'ingo zabo abo wari uzi nawe utamenye bagiye yesu imana indengere n'abantu iki cyatumye imana igusigaye niki Pawulo yabwiye Tito se naho ngo tugiye kujya urwandiko Pawulo yandikiye Tito igice cyaho cya mbere umurongo wa 5
yaramubwiye ngo icyatumye ngusiga ikereti ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunga kandi ngo ushire abakuru b'itorero mu midugudu yose kuko nagutegetse. Nukenera na hano hasoma twamagambo aravuga ngo Pawulo ashinga Tito gutunganya iby'itorero ry'Ikereti. Tito ni umwana mu mwuka wa Pawulo akaba ariko byita nkuko yabyaye Timoteyo. Ushaka kwibaza ni abantu bagiye byaza agakiza ariko bikajya ku rwego buzura bakagera ku rwego bahereza inshingano. Ariko aramureba birashoboka ko yamurebye akabona sinshaka kujya mu bintu byinshi akunda hoze ndimo nicyo ngicyo gusumuka Imana yamaye kuza gukubaza niki cyatumye Imana igusiga iyo wireze. Ariko Imana impa nk'imfasha nyigisho iki cyanditswe kugira ngo tukizamukire. Pawulo asiga Tito Ikereti aravuga ngo Tito nagomba gusigiye kujya gukana abagore n'abagore. Oya nagomba gusigiye kugira ngo uzajye wambara uberwe utambuka ufite n'injuri. Nagomba gusigiye kujya kwiyumva n'icyubahiro. Ubu ubona tuguwe n'ibibazo twahuye n'abantu bahagararira Imana nabi bashaka gusangira nayo icyubahiro bituma Imana iza kwisubiza icyubahiro cyayo. Nizo ngaruka muri kubona insengero zose zifunze. Pawulo abwira ati udakora ikosa Imana ikimuka, udakora ikosa ukaremera, udakora ikosa ukaza kwimura Imana aho ngaho Ikereti, udakora ikosa ahubwo haranira kugira ngo icyubahiro cy'Imana kigaruke mu itorero. Haravuga ngo ikintu cyatumye ngusiga Ikereti, this is the warning. Iyi ni warning yamuha. Yarambwibutsa warning avuga ati ni gasopo. Nuze kuza kugenda nk'umuntu udafite ubwenge, nuze kuza kwifata uko utari, nuze kuza kuvuga ibintu bihabaye, nuze gukora ikosa, banza ushyira amaboko hasi cyangwa bugufi we peti. Ikintu cyato muri uyu muntu akubwira ngo we akubwira kwihanangiriza abagufiteho ububasha cya kabiri aba yagufatira ibyemezo. Ati ikintu cyatumye aramwibutsa ariko amwihanangiriza ntabwo nagusize Ikereti kugira ngo uryoshye ujye gutembera imihanda y'Ikereti mu makaritsiye yaho. Ntabwo nagusize Ikereti kugira ngo ujye urya ibiryo byaho byiza unezerwe ubone abagusubiza. Oya ikintu cyatumye ngusiga Ikereti byari ukubwira ngo utunganye ibintu bidatunga, ushyire itorero ku murongo, ufate abakuru wimikaba urubano ugira umwanya wo kubana nabo, ubigisha ubahugure ubagenzure ubacane ureberera itorero bitanyeganye. Iki cyatumye Imana igusigaza. Ikintu cyatumye Imana igusigaza ni iki? Ni ukugira ngo uyubahishe mu gihe gito, ni ukugira ngo ushyire ibintu ku murongo. Nicyo muri imbere hari icyo namenye ndagira ngo nawe ukimenye. Shyira ibintu mu buryo muriyemeze ubicaranyagisha namaze twebwe iwacu bajyaga batera n'amakorasi iyo hirya mu byaro undi mwana yajyaga nk'itandatu bajyaga bakira ku igare bakajyana ababyeyi bawe tukajya mu ikanisa ukumva umugore rwose abadeperi bahezaga ukumva maze noneho ibi ngibi byo gutitiza amajwi bije ejo bundi erega dufashwe vuba dutitiza urubera gitsore Yesu Kristo gitsore umutsima wanjye urakunyotse we umutsima my God dufashwe vuba tutaratitiza twari abantu ubu ntiwemere kureba icyigisho cyanjye ugacishamo ukanaseka kuko ni impano nayo namaze kubona ko nyifite umutsima wanjye uragushaka umutsima hanyuma umutsima wawe Yesu mukiza wanjye umukunganya reka ariko abana we mwafashwe ryari ku buryo ugera ku rwego wibona ukavuga ngo umutima ngo ni umutsima uretse ari umutsima ufite mu gituza n'umutsima ufite ku meza zabitandukanye gute umutsima wanjye gukunda nukureba gukunda abazimu bashya dufashwe ejo bundi vuba cyane ushuje amaso wasanga hari ahantu wafatiwe hari indirimbo nziza impamvu narimbuza ibyaha barokore baradutsaga njya ndibuka ndabikunda iyo nsubije ubwenge inyuma nkibuka kera ndi muto bajyana mu kanisa ababyeyi bacu Imana ibahumugisha bitarazamba badufashe neza bakajyana mu nzega noneho ukajya kumva umugore wo muri ADEPR namaze kumenya ko kumwinza batananyeganyega hatatazunguza n'ikibuno akagusha umugabo mafene uri inyuma hariya hatagira gutya ibere bikanyeganyega hakagira agatera abandi bantu ibitekerezo ntibanyeganyega izi kadanze za Chini na Ju nzibonye ejo
izi kadanse zavunika hajya ngo nukuda no mu rusengero barapoke amasesa dundu yewe kapana shaka Imana itabara maze yitonze hahandi ugenzura n'umuntu ku maso ukabona vrema ni umuntu w'Imana aritonze ntafite gusamara maze kumenya ko kunywa inzoga ari bibi nagira ngo ubimenye ushyire ibintu mu buryo muri iyi minsi ubicyaremwe gishya hose hari icyo namenye ndagira ngo nawe ukimenye shyira ewe kawe abagabo bahindira muri bazi inyuma ababyeyi batuje mana uzampera umugisha ababyeyi bo hambere bamwe barasinziriye muruhukire mu mahoro natwe turahari tuzahagararira Imana uko tuzashobora tuzakubita tutababarira njye nkunda kuvuga ngo Imana nishobora kubura icyubahiro yore biriho nanjye nzayirwanira ishyaka sinzabambaye wa mbere Feneyasi yagize ari capati 10 atumvisha umuburo wa Mose atanitaye ko abantu buzuye mu ihema haravuga ati njye nitwa Feneyasi ahita ahagarara mu cyanditswe Daniel yavuze 12:5 abanga abantu bazi Imana yabo bazakomera nta gukomera ko n'igitwa Feneyasi avuga ati Imana yatwambukije ndayizi naho Mose atavuga Mose arashaje naho atavuga ngenda cyangwa yageze acafata 10 ngo mu Isiraheli ngo yinjije umunyegiputa ngo mu ihema wa kubitanira hinguranya neza rica mu Isiraheli rihinguranya umunyegiputa Imana imwije iti nukuri n'uwitaka kubwafeneyasi ntazigera ku ngoma ye no mube no mu gisekuru yazaburamo abami n'aba boko mana